nasengeye mu mwaka gose ndi gutura naturaga no muri nibatura mbere amafaranga ganye ndikwihuta nge unarangije sinibye pendo simwanyirukanye ngo nibye pendo ndizo ukuri yuko uri umunyabyaha ntabwo umwana naratuye muraganye ndago ndeze kubona ijuru ntaryo uteze ijuru ni ryasko ni ryanyoko ni ryawe ni ryande muri mwebwe ngo kuba uwiteka ngo nibwo bwenge kandi kuva mu busambanyi niko kujijuka mukobwa wawe muga nako ye mada nako ye mugabo katari kuva mu busambanyi ategereje kandi uri umupasiteri ndaga ibintu bishoboka rikosha haguruka ngo ubwire ngo nubwire ko hano ndi kumushaka shani shati yaso wacitse ibifu shani shati yaso wacitse ibifungo ariko sha uziko nagutimbagurira mu rugo rwasko na nyoko ngagutimbagura ukana ndoneza kugira ngo ndujya kumbwirira sko aze hano ambwira ukuntu ryari kunjyanira amafaranga kugenda mu mafaranga tora nagira vuba yo azanze banurire ambwira nimba nge nararemewe kuzagenda njya gukora amafaranga mu nzengero batare kunyishura uziko bazagira ngo ndi ikintu kikirogora ikimari ikizenge komera cyane reka kungura mu biganza makuru pasite karame ndaga ibintu bishoboka uramba amafaranga ganye ndi kwihuta amafaranga yawe si yagenda gute pasite ngo amafaranga ngo gibiki amafaranga yawe yagenda gute ndo nasengeye mu rusengero rwawe tumaze tubigende neza ndo nasengeye mu rusengero rwawe nasengeye mu mwaka gose ndi gutura naturaga no muri nibatura mbere amafaranga ganye ndi kwihuta nge unarangije sinibye pendo simwanyirukanye ngo nibye pendo ariko nyine reka nkubwire inshuti muvandimwe ayo mafaranga wibye ni icyaha wari ukoze byerekana kubera ko kwiba Uwiteka uri guca intege umurimo w'Imana pendo ryabaye amafaranga kwa kangahe pasite nose pasite kangubwire mwebwe mutwigishaga ngo Imana ibigomba kubabarira abanyabyaha nawe uri umunyabyaha kuko icyo ni icyaha wakoze nose pasite nimba utarinjije twukahukana nimba Imana ibabariraga abanyabyaha wewe uri ngande wanyirukanye ndumbabarira kutambabariye mbere z'amafaranga ya pasite ngende ku cyangwa mbwenge nimba ari nibuye ngiye tumenye ngo turi kubijyamo ariko menye ngo uko amafaranga ganje hano kwisi ngiye mpagarariye Imana kuko mba ndi kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Uwiteka uhagarariye Imana si urigiki ku Mana urigiki ku Mana wende wavuye mu mwana w'Imana wavuye mu mukungugu wavuye mu mukino mbere nyamba mu kindi wavuye mu bitaka mu binyerene nanjye mba mu bindi ndakintu cyo ugomba kuzira kumbwira ngemereza amafaranga yanjye ndi kwihuta ngiye ndi kukubwira mbese ubundi reka nkubaza amafaranga watuye mu Kristo wigeze utura inoti ndoniweza nduri inoti ko naturaga buri kucyumweru kandi no muri nibature naraturaga baragenda ngakora ibishoboka byose nigiye nibipendo icyambabaje nibyo pendo ndayigurisha nziko ndaza gutura muragije muragajyana amafaranga nayo watuye n'abandi bakristo ayo bazatura tuzayakoresha turi gukora umurimo w'Imana muri gukora umurimo w'Imana se umurimo w'Imana gukoreshwa amafaranga gacu gute Imana yashoboye kuturema inanirwa kwiyubakira izo nzengero zayo ariko pase mwana tugabanya ubwo bwenge umurimo w'Imana gukoreshwa nduza umurimo w'Imana gukoreshwa amafaranga gacu Imana mwisumza amaboko yaremye inga irema indama irema ingurube irema abantu irema n'ibindi byose bitandukanye ibumba n'isi nganzwe imirimo zayo zero reka nkubwire Mana muri gukora umurimo w'Imana ni kirema buriya hano ku isi turi Imana yaratwohereje itwohereza na Yesu umwana wayo kumva ndikukumva kugira ngo mbese tuyikorere niturangiza natwe nyuma yayo izaze kuduha ijuru uragumya rero gutongana gutyo naguteze kubona ijuru ngo ndagondeze kugira ute pasite kubona ijuru siri wowe uritanga ariko Mana pasiteri nimba yahize bakwana rwose mubyeyi ngo ndondeze kubona ijuru ndikubona ijuru sibundi ijuru ni wowe uritangaga ijuru ni iryawe ntabwo ari njyewe uritanga none kuri furira ariko ni Imana iritangaga kuri kumura ngo nzaribura wowe uri umunyabyaha nawe ushobora kuribura ngiye ngari gutangamo urukumbwira se ngo ndi umuki uri umunyabyaha uwo mu Kristo tibereho umbereza amafaranga ganje wagasambo Genomu nisi turimo y'abanyabyaha ariko hari mu ijuru hari iyindi si nshyashya shatse rero mwana wa data wakitonda hano turi si kwa nyoko ndakubwiza ukuri wa mugabo we Imana yanga abanyabyaha kuko nawe uri umunyabyaha Imana ngo yangaga iki yangaga abanyabyaha ngo nanjye ndi umunyabyaha uri umunyabyaha ariko wa mugabo Imana yangaga abanyabyaha uri kuyivugira ushinzwe kuvugira Imana ni iya nyoko Imana ni iya so ndakubwiza ukuri yuko igihe cyose nahoze ndi kukubwira hano ku isi mpagarariye Imana kuko irambwira ubutumwa imbwiye nkabujyana ku baturage ngo ngure izo ndoki rero uvuga neza
neza mugabo ndakubwiza ukuri yuko uri umunyabyaha ntabwo umwana naratuye muraganyiza ndagondeza kubona ijuru ntaryo uteze ijuru ni irya sko ni irya nyoko ni iryawe ni iryande muri mwebwe ku buryo naribura kuko ndi kumva ufite amatiku abandi ko batuye weho watuye n'ibiceri gusa nta n'inoti wazanye ukaba ariwe ufite amatiku kurusha abandi nimba ijuru ari irya nyoko uzarinyime uzagumana amajuru hari igihe ari ngewe uzaba uri kuri porotayi yo mu ijuru pasiteri rero ndago ngenda gumya kukubwira ibintu ngo numve nubwo uri kubyumva na gato ndago ndi kukwinginga nubwo ndi kugusaba urama amafaranga ganye ndaguramba ngiye nigendere reka nkubwira amafaranga yawe hamwe n'ay'abandi bakristo twayakoresheje turi kubaka umurimo w'Imana insengero kubaka insengero z'Imana Imana yashoboye kurema umuntu itamukozeho irema amadafari irema ibiti itabikozeho gufata urusengero katuvuga ati wa rusengero rw'abadivende uteretse hano wasengero wapenda nguteretse wapande ko ndaguteretse nganzu rwanyu rw'abapyamuro nigo yari yananiwe kujya gupyamurira handi ubwo urusengero rw'abapyamuro nigo yananiwe nuko ndabari gatoya guhita gateretse pastor nyereka nkubwire ndananiwe mu Kristo buretse nkubwire Yesu yajyaga kwigisha mu masinagogi ko Imana sikitavuze ngo dore uyu ni umwana wanjye reka muterekere hari uyu rusengero ariko twebwe twakoresheje ubwenge yaduhaye no kugira namwe tubashakemo amafaranga kugira twubake insengero none ngo ko Yesu ndabwenge bw'Imana yari yaramuhaye Yesu ko atarakore mu nzengero mwe mushatse gukora akantu kasumba ka Yesu n'imitati mibi oya wewe uri kubyitiranye ngenda kubwira ati Yesu kuki watavuze ati Imana kitavuze ati reka ncire urusengero umwana wanjye ajya ararusengeramo ndakubwira wa mugabo ndakubwiza ukuri turi kureba aga mafaranga ugiye kugajyana nazite ariko nanjye nzakuzonga kugeza paka nzakuzonga pasite reka nigende genda wa munyabyaha ntago wowe uteze kubona ijuru nanjye nzakuzo aho uzaba uri hose wibuke ko nzakuzonga urahinyura Imana Nzewite sima sawa komera cyane none byagenze uti ngiye gucya mvuye kwa nduzi mvuye kwa pasiteri urukumbaza cyagiye cyari wacukuye bya bijumba bya musaza umva nawe utajya avuga gahoro aganze umuntu wumva ko nanacukuye ibijumba nyine cyagiye nanacukuye ibijumba wamurinze baraje aramfata nagiye ndababwira ati muze nge kubereka ukuntu nabicukuye mbereka nawe nabishize ninjira mu nzu bitambaye impambe nyura mu dirisha ry'inyuma mbita ufu bitagende naho ubundi Imana ngereka nkubwire pasiteri ngiye mvuye kumureba ngambereza amafaranga ganjye gose none ubwo yewe naratuye ndakunda ndagiza agomba kumpa amafaranga ganjye amafaranga yawe rero ukoze umurimo w'Imana ngumuki umurimo w'Imana si Imana ndagize kwikorera imirimo zayo sishoboye byose reba rero uwo murimo w'Imana hariko ako nawe ushigikiye rura rusengero rwo kwa pyamuro nagwabura kurushinge ndagomba ngiye kugwemera ngereka ngubwire pasiteri ngiye namumbwire ngo ako tuzabura hose nzamuzonga pasiteri ni umwana w'Imana nzamuzonga kugeza azavuga ati ura muhungu ndanubwo abagabo pasiteri ni umwana w'Imana komeza uvuga uwo mwana w'Imana ubwo ngende umwana w'ikigigwa mana biriwe neza mu Kristo muvandimwe muzehe yego muraho murakomeye twakomeye murangewe muzehe nibyo nkubwira buri kintu cyose ni Imana aho ugiye hose ukagendana n'Imana mu murimo ukagendana n'Imana yewe waba uri no kunyogota ukagendana n'Imana amena amana buriya Imana niyo nyambere muri byose Imana ari igihe ari utumanyera Imana iryikora ikarengera umuntu nkagucya urugero wajya gukora impanuka kumva Imana igahita ikora utumanyere kavuga ati uno mwana wanjye nubwo ari umunyabyaha ntago yino mpanuka arayikora amena amen kunanye burya Imana ibagaho nose pe Imana hose ibiri kuko ejo bundi nagiye mu murima gwanjye mu birayi ngiye gusitara Imana ibinyikinga akaboko mbangajyana n'umva ajyanye kuburira nose ngaruka niyo mpamvu nkubwira ati Imana gutyo yahise ikungira akaboko yarakibirinduye kumva yarakibirinduye irakicarira nibwo yahise ifata akaboko iragakinga kumva cyane amena ariko buriya ako itonese nibutse n'ejo bundi
cyane nafashe kana kandi ko turiyo n'imyaka izibiri n'Imana irakibirinda buri muri gereza ndarokotse buriya uburoko ngikira umusaza mwa suri kumva ko wari ugiye gusazira muri gereza cyane ngo mwana wa data buriya reka nkwereke reka dusome muri Yohana 12 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15 aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu cyaha niko kujijuka amena ngo kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge kandi kuva mu busambanyi niko kujijuka mukobwa wawe mugiye muga nako ye madam nako ye mugabo katari kuva mu busambanyi ategereje iki kandi uri umupasiteri uranyumva gatinyuka akansuzugura muze ategereje iki kandi uri umupasiteri Imana iraguhana tuza no mwana nuwa arubwo nkunda kakubesha ndakuzi nawe kwidana gubesha niyo mbeshe mbaga njaka kujya pasiteri uyu pasiteri nzi kumutwe tatecho giki byamoro uyu pasiteri mukobwa wawe arahasambanya mukobwa uziko baramutse batanze igikombe batanze n'igikombe cy'abakobwa bazi gutera karito iwawe cyatakihata kubwiza ukuri aya ni amadayimoni yaje mu muhungu wawe muzehe ntumwizere ako madayimoni gakugumeho ari wewe yatsinzwe mu izina rya Yesu ntumwizere muzehe ntumwizere umwana wawe ni umunyabyaha ntumwizere udukumbwa ngo ngizwa kumukobwa nihabara oya uyu muhungu wawe ntumwizere ntumwizere umukobwa wanjye sinagabaga no muri korari ntumwizere muhungu korari wagira n'abacunaguzi ibaza umukobwa we dirija barasambanye ibaza umukobwa n'abashoferi n'abaki bose kuba uyu mugabo ari kumarabika ku giti cyanjye gasozi bose urabayobewe ngo reba gaga usego kwa cyama ngo n'abantu bose babusenga kumudapfuye ariko mwana nahura nakaga reba umukobwa cyangwa ugunduma kugucira umuti akaguru kari gutitira cyangwa uhora wafashwe n'ikivunye zare sanga z'ijoro saa 5 saa 6 z'ijoro ko namusanze yafunze inguni yarari bumibi bari kumunyogora uyu musore wawe uzi gufunga inguni we nuhuhe ntago yaje kiba mu itorero ryanjye ntago waje ukahiba n'izipendo no sindi kuri yakana amafaranga ganjye baragamba uri umunyabyaha ndakubwira nzabona ijuru muzeha yo ni amadayimoni umuhungu wawe azanye ave yatsindwa mu izina rya Yesu reka ndebe ayo madayimoni umupasiteri uvuga kameze ngo uri kogeza umupira pa wanamubonye umupasiteri wagira nkabaga ari kogeza umupira What biris ngiye kuguhereza ngimbano kugira ko ngiye unangoreka ko ngiye mbanuraga kugusumba ngiye mukobwa wa na rose nderekwa nere twidira mu baho no muri sambanye gusa wagira ngo ndagundi mwuga ko yabona mungu wawe ari kumarabika muze toka wawe nge ndayindi mbano ndamwa ngeneretswe ko kuno munsi umugabo wose bararyamana aratamutera sida umugwarwara rwaye sida umukobwa wayigiye abikoreye yari yaracitswe sida ubwo munsi yarara yandu ndakindi kintu nge nakugendereye guno munsi utanagira ngo ngewe ari n'ikindi kintu nge cyo fata twitwa mu izina rya Yesu reka guteza kavuye umanze ufate neza shira muri bibiliya yawe uzagira kagenda neza ugahereza umukobwa wawe ugumusi umukobwa wawe kintu cyarakora reba muzehe umwana wawe umukobwa we yaramwe ngo nge kukigura ngaramba nyogote arangije abaranze amaze kwanga muzehe reba ibintu umwana wawe bari gushaka kubigwaza kubikora kandi n'umupasiteri reka ngubwire arangije none ugumusi aramuka nimba n'ubwenge akagira genda na ahagiyeho tukamuhereza umugati ati uwa mbere w'umukiriya wa mbere abo yakamwambika cyangwa se wozagira raro kambaye nimba bitmugiye bitari ibyo wahurishwa cyangwa umukobwa wawe muranduzanya amasida gibigugu wa muhungu niwe uhagaraye shira mu mufuka wawe singwe mu izina rya Yesu tusinye ibiki pakibikire mbese ko kataburaga umumaro bijugunye ibi ni ibidayimoni jugunya mungu wawe ari kubwosha uri kwibuka amategeko y'Imana 10 yari mu kuva weho kukabitse urakamaze umva musore ewe Ndio tenda
uyu mugabo ngwa ndi kumvuga ngo warupyisi ngari kugenda mu muhanda warupyisi uyu ni warupyisi musore weho natwo ndababwira yuko keretse umuntu kubazira ku mavi akabasengera bundi mwebwe isiko yaratangiye gufashwa kungira ku mavi ukungira ku mavi usumbya amavi mukobwa wawe horaga ahenereje mukobwa wawe igikombe cyo gutera karitoma bazakimuhereza kungira ku mavi nawe zagenda ajye kwigwa ku mavi ndakubwira ibyo bintu byanyu muzehe ibihe ibyo bintu umuhungu wawe akuzanyemo wari utangiye gukizwa none umuhungu wawe nakuzanye mu byaha ejo bundi nijya mu rusengero uzamane wakisubiza mukobwa wawe weho natwo murifatanye muhungu ndakubwira ko bidashoboka ko utazahurira n'abavandimwe ku nyanja y'ibirahuri nyanja y'ibirahuri ni ya nyoko ni ya two ni wowe uzaba uri kuyitambika iyo nyanja aho yubatura hasi ni ya data wa twese uri mu iri mu kihe gihugu ni ya data wa twese uri mu iyo nyanja iri mu kihe gihugu ntabwo nakize ndaba bari gupfa ko pasiteri oya numvise buretse nkubwire abashaka kuduhumura nawe zamanze umenye ibyo uri kuvuga buretse nkubwire muhungu buretse wibuka filime ya Patani kureba filime z'abaranduzi cyangwa nagwaye aho ngaho niho tuzahura ku nyanja y'ibirahuri uzamanze usare wenyine reka nicare mbigishe paka mvuye hano niko umurimo w'Uwiteka ubundi pasiteri reka ngubaze ikibazo kimwe nimba usengaga imana yo mu ijuru imana ya nyayo nimba atari imana y'uburyarya si handitswe ngo nimba ukubise urushimo utamajya iburyo uzatege n'igibumoso bari kubite ibyo ni ukuri nibyo ngaho urwo rushi nawe imana nirugukize nimba usengaga imana ya nyayo